uguha inama nawe ntagashaye kuyigira ihame. Ye nicyo mpfa n'abantu, umuntu aguha inama agashaka kuyigira umwanzuro. Nibihangane tuzagakomeza umunsi w'ejo. Ni inama ntago ari umwanzuro. Ntabwo murahura. Yego. Guceceka simbishaka ngo ariko umushinga nyine ubishaka n'uwawe. Wowe ugira ubwonko bwawe, ninde wowe ufite ubwonko bwawe mu bwanjye. Sinanzi inama ariko nduwo ndiwe. Umwanzuro n'amahitamo ni ibyawe. Nduwo ndiwe. Aya ni amahitamo yanjye ya Revera Ntambabazi kuri ca n'ubwo gabera ministries. Nabitangiye hari induru. Umuntu arabe ku munsi sifunya na kabiri sinahembwe nyine. Hari uzakubyigana bidakunda, so akagera ku rwego muhura yareba revu hagazeho, yareba ukuntu isi yose ikuzi agatinya kugira ijambo. Ariko nukuri uzabireba amushobora nuko mpfaramwe nuko muboroka abantu mukabahemukira. Hari utinya no kureba stati yawe abona ukuntu ukeye usa, ndebera nk'iyi video uri mufata. Urakeye pe, wambaye neza rwose. Ariko se mbitangira wari uzi ko ari bino bintu. Oya nta no se nibavugaga se umuntu usaza asaje mu bintu by'abana bidafite umumaro. Sinakora nkabyo. Yego. Ngira umurongo wanjye. Ikindi cya kabiri ati umuntu ufite muri samu ufite za metirize rerere yagiye mu nkiko. Ndabyumva ibyo umbwira ndabibona, ariko nanjye hari ibindi bindimo. Yego. So burya ikikurimo nicyo wowe. Byo tuzabiganira ku munsi w'ejo. Ndasaba iminsi 3 ikurikiranye nshaka nzaribwe n'abantu 5. Ariko ndashaka kugira abantu mbwira ibintu bikomeye bakumva kugira bumve bareke, kuko twararose turasobanukirwa kuki bitajya mu bikorwa. Ni Imana idakora n'abantu badakora. Sinukubera iki? Ni Satani wagwije imbaraga z'uruti z'Imana yatubwiye. Twaturi kuri izo nzozi cya mbere. Ni ukuvuga ngo ikintu urakibonye kiragucitse. Icya kabiri, ariko mushomba tutarajya kuri icyo cya kabiri wari ufite, tubonye ko hari ikintu cyiza kikitambika mu mishinga wari ufite wa wundi ukagumaho. Ariko nanone hari umuntu uba ufite ibitekerezo byiza byubaka, nta mafaranga arabona, yamugera mu biganza n'ibyo bibazo ntibihari biyatwara, ariko ya mishinga yose yari afite myiza yakamugiriye akamaro ntayibuke. Ndaza kubikubwira nacyo. Wowe abapfira abita ngo something wrong financially. Yego se. Ukongera ukabyibuka uti cyagiye disi nari nyafite. No kuvuga ngo we ndaturaza kuhagera naho. Icya kabiri umuntu ndamusubiza, icya kabiri ni ibintu by'imbaraga biz'abadayimoni. Umuryango ugira inyatsi pe. Inyatsi zo mu rwego hejuru. We ntana yabone ntana yakire. Yanakubaka inzu ntiyuzure, yakubaka ishuri ntiryuzure, yacuruza ntibyuzure, mbe akagira umudayimoni wo kuba nta kintu nikiwe cyuzura cyuzura. Yabonye akabura ipantaro, yabona ipantaro akabura ishati, yabura ishati akabura karuvati. Nuvuga ngo yabona ibishyimbo akabura ubugari, yabona n'ubugari akabura ibishyimbo, yabona umuceri akabura isombe, yabona isombe akabura uburisho, yabona fiyase akabura inkwano, yabona inkwano akabura fiyase. Bihora ari ikinyuranyo cy'imwuzo. Akabona kamera akabura mikoro, akabona mikoro akabura kamera. Yewe. Byo ugasanga ibintu bye vraiment ntago bijya byuzura. Ni wa muntu uzarota arimo serum. Iyi ngiyi ntapfuye, ntakize, ntagiye, ntasiba ku kazi, aratonda, afite n'igikundiro, ariko ikintu cyitwa umusaruro muri we ntagihari. Sinu kunyumva ariko ndi kukumva njewe cyane. Yego. Ashobora kumara na provisoire imyaka 10. Yego. Isaza asubiramo ni kabiri gusa, ariko igira imara imyaka 2 uko ikarinda irangira. Noneho yarabuze 150 byo kwiga imodoka, cyaka nayiga akabura 50 yo kujya gukora ikizami. Hari usindwa inshuro 10, hari n'ugenda umunsi umwe akayizana. Abantu rwose kuki byo nyine ni barabirota, ariko niba biha agaciro. Habonye ukuntu yanze utaguje nkayibona ku nshuro ya 4, ariko zigukora inshuro rimwe kabiri. Narose mbona umukecuru ari ku ipoto rya kwikona ya 3. Umuntu nkanjye usanga utwara nkagonga ikona kweri, kumbi nayiruke aho nabonaga umukecuru uhagaze, kumbi karande wacu watwara ibyo byose nabibonye. Wewe 50 ntiyaragiye se nandi yose. Ndasubiriye ndakoza handi ati ngaho genda wirwarize ngiye gusohoka muri T-cross mba ngonza kanyuma nikanze umutsi undiye.
ikizamo ntigeze ntsindwamo ni parking na demarrage. Ibindi byose kugira urageze nuvuga ngo uwo mwuka ukagenda uza n'igihe urarota n'ibintu ugasanga undi aragiye kuri provisoire ahise ayibona uwo mwanya ariko yakoze inshuro 10 definitive akabiri cyuya gasara hano uzi no gutwara agatsindwa hari so nuvuga ngo hari n'undi muntu ugenda akayishakisha hafi yo kureba ku musozi ntayibone. So nukuvuga ngo ni umwuka utuma ibintu byawe bituzura. Abana bagacikiza amashuri ugasanga wacikije amashuri abana barayacikije nta kintu na kimwe kijya cyuzura mu buzima bwawe. Mu gitondo byo ufite morale sai n'ugasanga uhe n'ikikubuza morale ntabwo ushobora kugira ibyishimo birara ijoro ryose mu buzima. Sinzi bitarakubaho yenda muri minsi kubera ko wagiye mu ishuri ariko ubundi jeri ubundi ko cyo ushaka gutanga ubuhamya uyu munsi uze kwicara ku harundi munsi uzicara uduha ubuhamya ikintu wungukiye kuri hano hanze nabone n'isura nzabikora ngiye kuwa gatanu ndabigusabye uzicare hano wabwira uti giye kuko iri ni ishuri wizemo yego cyane. Ngira ngo muri iyi minsi ubu ngubu hari ibintu bitakiri ngombwa nizera ko hari n'abantu basa nkaho banakubuze akantu ngiye kukubwira ukumve iyo wisobanukiwe uba uriwe inshuti zibanye. Kubera iki kuko ibyerekezo mujyamo bihita bitandukana na interest bagushakagamo ntibaba bakizibonye kuko amayira wayafunze wisobanukiwe. Wabonye hari depense zitakara hari crise kijyamo agakungu agashungo ibiki udukundi twatundi ngwino hano ngwino uri ku murongo straight ubu nabura ngo warahindutse cyane bati ko wabaye inzobe kugira ngo cyo wisize ese ko wabyibushye uboneka gake ako niko gakenewe ntabwo ubundi ako kenshi ushaka nakiki urakoze cyane rero. So rero uwo n'ibintu uza kumenya ni ishuri ryo kwiga so ngo uyu muntu twari tuvuze hano ikintu cya gatatu cya kabiri agira yego hari icyo twita kuba uriho igitugu. Hari ikintu kikupika kikagupusa biroroshye. Hari icyo twita hari opposition hari ukuntu ufite dayimoni uri muri opposition ikurusha imbaraga kandi y'ubuzima bwawe y'imibereho yawe y'umuryango wawe rimwe na rimwe bigasunikwa n'abanyembaraga. Yego urashobora kubona n'ikintu cy'igitugu sinzi ko nakita ariko ni igitugu nyene barabyumva bakakubyiga ku buryo bakubyigisha akanwa amagambo bakavuga bene wanyu bagahaguruka nabo wafashije bagahaguruka mbega ku buryo ubahutitira tintorori nk'igapfa nahinga bikuma mbega ukabaho ufite igitugu kikuri ku mugongo cyo gushobora gukora nabi umwuka rimwe ukora ibintu nabi kandi utakabikoze nabi. Yego kubera ko ufite icyo kintu kiguhira cy'ubwoba. Ndimo ndavuga iby'uburwayi kugira ngo baraza kubyumva sinzi uri kubyumva sinzi ndabyita ngo ikira hamwe utinya no gukora ikintu atari kinini gikora kirambyarira ibindi. So ni urutugu bagushyiraho rw'ingufu na opposition yawe ariko spiritual no ku buryo ariko bishaka kumenasa bya bintu byawe urubaka gute nta cyangombwa ibyo bikora gute ubizana gute ubundi wacu nta modoka ihaba uzakura essence ibyo bintu byawe ugiye kurongora gute ariko se ubundi arongora ugira inkwano twicare mu nama hanyuma se ubundi bwo ibyo bizana gute nta kazi ugira nta mbega ukabona abantu ndahagarara ku butaka ndahagarara mu kirere sinzi nibiri kubyumva bashaka kugendera ku mushinga wose uzanye bawukubita nyine wowe cya gitugu wavugaga ni igitugu cy'ibitekerezo byawo bishaka gukorera muri wowe kumenasa wowe kandi bagashaka ngo bigushyiremo kandi nawe ufite ubwenge bwawe wowe ufite ibyawe ufite n'ibyo wumva bikurimo ufite ibyo wumva bikurimo ariko ntibabishaka ahubwo bashaka ube wowe ariko ibitekerezo n'ibikorwa bibi byabo muri wowe kandi bidashoboka ntabwo byakunda ntabwo wanshyira ngiye ngo binkundire byambyiga urwo rutugu rukaza uti rurongora iki uko bishinga iki banza utubwire ufite iki uhagaze herererere banza wige niyo myaka yawe dore uko mbega okase mbyine wabyina mu ivumbi mu mazi gutumura ivumbi wabyina mu ivumbi uteye amazi waseka ngo mbega ugasanga buri yose ndahagarara he ndicara he uwo muntu arotasa nk'urwaye rwaga impande imitsi y'amaguru imurya akabara ko wabona mumva kuyabuze nk'amavunane ukabona sinzi n'icyo mvuze uri kucyumva ndabizi ko bavuga ko ndondogora ariko reka ndondogore banyumve
hari umuntu ubura icyo ukora ukabura mu mashyi no mu midiyo, bigasaba ko ubura umunyembaraga cyangwa uri umunyamahane nkanjye. Iyo bigeze aho ngaho ngiye mfata ikindi, ariko hari undi udafite ubushobozi nturi iwawe, uri mu rugo rw'abandi, yego, ngoya ngo buretse ngo ibyo bintu byewe bisubitse yenda, ariko akenshi bakagushyiraho igitugu bitewe n'ishyari no gusuzugura imitekerereze yawe no kutumva icyo ushaka, no washyiraho kusenga. Ubwo ni bwa bwenge bwawe bw'abasazi buri aho ngaho. Abantu babitesha agaciro, ntibashaka kubyumva. Ariko burya abahanga mu by'Imana baravuga ati yagewe Imana yantegetse ibintu byo ngomba kubamo kandi nta kindi nabikoraho. Haleluya, 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 haleluya. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uri uw'agaciro, uriwe, kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Tuje ngo ikaze ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry. Turabashimira mwebwe mwese mudukurikira muherereye hose, mwebwe mwakoze subscribe ndetse namwe mukunda mukanareba ibiganiro tubashyiriraho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero mushumba ku wa kabiri hari ikiganiro twakoze, ariko hari abandi bafashe umwanya wabo barakireba, baracyumva, barongera baracyumva, ariko barambwiye bati mu byo mwavuze Kurota urwaye twarabyumvise, twaranabishimye, ariko twabyumvishe mu buryo buri physical cyangwa se mu mubiri, noneho mu buryo bw'umwuka bwo ntacyo byaba bisobanuye cyangwa ntacyo byaba bivuze. Kurota urwaye birakivuze, hari ibintu bigira nko ku 9 cyangwa 8, ariko mu buryo bw'umwuka biba bikwigisha pana gusa no mu mubiri gusa, bwo no mu buryo budasanzwe. Twakomeje kubashimira gukora subscribe bose, ntabwo bigoye kandi turacyabashimira kubikora, ntacyo bitwaye, kandi twizera ko nabo bazagenda bagera ku byiza bifuza kubona. Imana ibaha umugisha. Nkomeje gushimira abampamagara rimwe na rimwe bagasanga n'igihe banambuza batese yarari hehe ko twamuzemeza gute, ariko by'ukuri mba mpari, nubwo mba ndi muri byinshi bingoye, ariko ndabafata abantu b'Imana muri iyi minsi rimwe n'abantu benshi
kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Numva muri iyi minsi nabyambariye gusenga no gusengera abantu no kumva nakwinginga Imana. Uruwera, uri umukiza, uri umutabazi, uri umurengezi Data. Ninde wavuga ibyo utamuhaye ijambo? Ninde wasobanura utamuhaye ubwenge? Ninde wakwitwa umuhanga wo muri iyi si wo kuvuga ibintu abandi mwami ya Data? Nshishwa bugufi n'ubuntu bwawe n'imbabazi n'imbaraga zawe Data, kugira ngo uheshe icyubahiro kandi mwami wongere wigaragaze kugira ngo ubashe gukora ibikwiye no gutabara no kurengera ubwoko nk'Imana. Uri umutabazi, uri umurengezi, uri umunyembaraga, kandi ibyo byose Data ubikora kugira ngo wiheshe icyubahiro kandi wigaragaze mu nzira zose. Ndagushimiye kunyumvise kandi Data kugiye kungirira neza muri buno busobanuro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ngiye nkomeje gushimira abantu b'Imana bose. Jane, ndagushimira mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Nukuri ndagushimira, Imana iguhumera umugisha. Amen. Mu rwego ugerejemo iyi cano, ubwo ijwi ryawe ryiza, abantu baragukunda. Murakoze. Ubwo ukora ibintu byose witonze kandi ukabikora neza, nubwo ibintu byose utabikora uko abantu babyifuza, ariko tuba twabikoze mu nzira nziza. Shimira abakurikiye Umwe Gwabera Ministries, shimira abavuze ngo baryise ishuri. Hari umwana umwe wo muri Amerika simvuga umujyi arimo, hari undi nawe uri mu gihugu simvuga, ni byinshi cyane. Hari abantu bahinduriye ubuzima bwati ibintu utabimenye mbere. Yego. Ariyo mpamvu nifuza ko ejo binkundiye twasa nk'abakora ikiganiro kirambuye. Hirya y'izi nzozi tumaze kubona, ubundi hagakozwe iki? Yego. Se ikintu ntabwo twakwiye gukora, birakwiye tukivugeho rwose, twerekane n'intege nke z'abantu mu kumenya bino bintu. Rero uyu munsi reka nsubize ikibazo cy'abangaba. Ni ukuvuga ngo iyo urose kuri urwaye, rimwe na rimwe twabwiye mu buryo bw'umubiri ko ari ukunanirwa. Hari icyo ariko nzajya bisobanura mu cyongereza, bisobanura mu ntuzi mu kinyarwanda. Ufite ubwoba? Ndagerageza. Ntabwo bigoye. Ikintu cya mbere ni unfulfilled desire. ni ukuvuga ngo hari desire ni nk'ikisera. ni ukuvuga ngo ni ukuba umuntu afite ibitekerezo bitarasubizwa cyangwa yananiwe kubirangiza. Unfulfilled desires. Ngo afite umugambi, afite ambition, afite ibintu atekereza ariko bitarasubizwa, ahora bifitiye inyota. Bigaragara ko bitazigera binasubizwa. Icyo bisobanura ubona, ariko abategereje arabifite, afite ibitekerezo. Nk'urugero jyewe, reka ngo urugero ariko ahangaha aho wumva abantu badukurikiye, ufite gukora projet runaka, umushinga, ndetse na finance murayibonye, ariko mu gihe ugiye kubikora, hakaza ikintu kiyakubita ukayabura uyareba, kandi nta handi wizeye kuzongera guteganya n'andi azaza. Ariko kugira ngo ugere kuri icyo kintu, kuri uwo mushinga, ukabira icyuya, rero Kurota urwaye ngo ntabwo uzapfa kubigeraho kereka uhinduye amastrategy. Ubishaka azakora ikiganiro cy'iminsi 2 ngiye kuvuga gikomeye, nzaba nanabyambariye. Yego se, ahubwo mu ndebera umusaraba wanjye nzaye mukize nka pastor, nzavuga ibintu nka 6 bituma uzarota ariko uzahora urota, zizakubera inzozi. Ntacyo bizahindura. Uzave wa mugani ngo nta kibeshya nk'inzozi, kuko wazirose ariko nawe ubwawe uribeshya. Kuki babivuga ariko ngo inzozi? No kubera ko destination we ntabwo abazi neza ibyo arimo ashaka, ntizakubeshya. So rero unfulfilled desire ni ukuvuga ngo ni ufite umushinga, projet. Ubundi projet iva mu gitekerezo. Ufite gahunda yo kubaka akantu runaka, ukaba ubifite mu gahunda y'ikintu, kandi nkanabona na finance. Ariko umunsi amafaranga yaguye mu ntoki, akazana n'ibindi bibazo bikayatwara. Akarwara, umuyaga ugatwara inzu, computer y'umwana ikameneka, nawe ufite imodoka arwara disk, ku buryo satani yaranja ya mafaranga yose agakora ibikenewe utagomba gusimbuka, kandi mbere y'uko aza nta kibazo cyari gihari. Ubwo ni hagati yawe n'iterambere ryawe. Yes. Mo kurwanwa pe. Ntabwo uri kubyumva ariko. Ndi kubyumva. Bajye muri comment bandike. Ukegeranya udufaranga ukavuni ukatwegeranya ukaturundanya ugashyiramo imbaraga ugashyiramo ingufu ugashyiramo ibintu byose. Mu gihe tugeze mu biganza. Twapfa gukora mu biganza. Oya, turi mu nzira yo kugera mu biganza. Ukahita ubona ibibazo, ukaba nka Theogene zikabyara ibihekane. Umwana yarwaye, ntubure kumuvuza.
ni ibintu byumvikana. nugira ibyago usange kuri mituweli na rama n'ahandi n'ubwishingizi iyo miti ntihari, ugomba kugurisha kujya kuwugura, bagusuzume bugendeye kuri nuza kujya kugura hariya, urigurira usange ntibiri bukunde. Ubundi inzu yaranje haba ikintu kiba mu nzu, hari n'ahantu bigira gutyo ukabona micro-onde ikintu ihiriye rimwe na firigo bihiriye rimwe, umwana ku ishuri ati havupega, ku buryo hiyaranje hakavuka ibibazo utabasha gukwepa. cya kintu utasimbuza uvuga uti none nzaba ni uko yarwaye urabigenza ute? ugomba gutanga amafaranga none se n'umuntu ahise apfa muri famiye urakora iki? ugomba gutabara. none se urakora iki? none hakaza ibintu utabasha guhagarara ariko bije kwataka wa mushinga wari ubonye finance. naho tuguye. uramutse rero urose warwaye n'ibyo, kandi hari n'abantu ibintu bibaho bitabaye n'inzozi, ugize Imana arabirota akabyumva. oya biriho rwose, biriho. ahangaha agafaranga ukagakorera hari aho nza kukwerekaho binyerezwa n'abakabigukoreye. aha haratandukanye. yego se yakuvuye nko mu ntoki. nk'urugero nka buriya barabizi n'akazi duhuriraho. yego hano uri umukozi, genda umukoresha wawe. yego hari icyo twitindaho, oya nta kibazo nubwo dukorana, ariko hari ibyo nkugomba, hari n'ibyo ngomba. nk'ubu ukaba wapangiye ibintu byawe, uwo munsi waza ugasanga sinyafite, ntakwihorera, ariho nkazayaguha. noneho najya kuyaguha ugasanga ibyo wapangiye noneho haje ibindi bibi bisumba ibyo wapangiye. ubwo bya bindi napangiye biragumaho ntibikemutse. ahubwo hari ibindi byizaduka. yego, icyo twita depanse itari bugaruke, kandi amafaranga yagashirana n'uburwayi bwabo. ni bya bindi bajya bavuga ngo amafaranga agira impfu nyinshi, ngo ya bamwe. niyo mpamvu amafaranga atagira ubwoko, atagira isura. wayagura ibishyimbo, wayagura inyama, wayagura igitoki, wayagura n'ibindi ushaka. na bya birungo bantu bakoresha nabyo ngo barabugura. n'ubugoro baragura, n'uburozi baragura, byose baragura, ntacyo batagura, n'indaya baragura. amafaranga agura ibintu byose, agura n'urupfu byose. kandi yandi yose akazenguruka akagaruka mu ntoki z'uwayasengeye. niko bimeze. niyo mpamvu mu rusengero buretse gatoya, amafaranga yaguze indaya, yaguze uburozi, akazenguruka akajya kwa pasiteri mu cyacumi cyane. yego se none wayasubizayo? none se uratoranyije? nkuko leta yose yakira imisoro yo ntitakira. ikintu kimwe nshatse kuvuga ni uvuga ngo iyo urose urwaye, biravuze ngo ni unfilled desire. ibitekerezo hari ibintu twe tugira mu mutwe kavuga utari ko nindamuka mbonye kano kantu nzakora ibi. yego, ariko ntibikunde, ukanayashyiramo mu gihe ari maza, bagahita haza ibindi bintu unstoppable udabasha guhagarika. yego, kereka wigeze wa muntu wakarya rusenda ati ni umugomba gukuraho telefone. uyu muntu bimubayeho rimwe kabiri ajya amenya ngo ubukene n'ubutindi byamusuye, kuko igitekerezo hari akantu kanjye nashyize kuri nuko kariho wa muziki badutera copyright, ariko ubundi naragakoze aka voice keza kavuga ngo urumva. yego, nakavuze nyine nkaririmba nazo ngashyizeho badutera copyright, badukubita rwose, kandi ntabwo mbishaka. cano yanjye ntabwo mbishaka, nizera ko sinzi icyo umuntu azanandega ubundi. ni ukuvuga ngo navuze akajambo vuga ngo ndaga gusobanuramo nitonze, Imana ifashe nkibuke. naravuze ngo hari igihe umuntu akuvugira imbere y'abantu nabi uko abishaka n'uko abyumva. umunsi umwe mukazahura, cyangwa se rimwe akazatinya kukureba yiherereye, kuko ibyo yakuvuzeho bitakubayeho. ngo niyo mpamvu ukwiye guha agaciro imitekerereze yawe, bitavuze ngo wange n'ibyifuzo by'abandi, ariko ha agaciro imitekerereze yawe, kuko ntuzajya aho abandi bakujyana, uzajya aho imyumvire yawe kujyana. yavuze ko udashoboye, wayobye, wavangiwe, utagira ubwenge, urinjije. noneho aza gushiduka, ahubwo ibyo avuga binyuranye n'Imana yagukoreye, bene uwatinya no kukureba. jya uba uriwe n'ibitekerezo byawe, ntabwo ari inama zanjye. noneho
no guha inama nawe ntagashaye kuyigira ihame. Ye nicyo mpfa n'abantu, umuntu aguha inama agashaka kuyigira umwanzuro. Nibihangane tuzagakomeza umunsi w'ejo. Ni inama ntago ari umwanzuro. Ntabwo murahura. Yego. Gucika ibyo simbishaka ngo reko umushinga nyine ubishaka n'uwawe. Wowe ugira ubwonko bwawe. Ninde ufite ubwonko bwawe mu bwanjye? Sinanze inama. Ariko nduwo ndiwe. Umwanzuro n'amahitamo ni ibyawe. Nduwo ndiwe. Aya na mahitamo yanjye ya Revera Ntambabazi kuri ca n'ubwo gabera ministries. Nabitangiye ari induru. Umuntu arabe ku munsi sifunya na kabiri sinahembwe nyine. Hari uza kubyigana bidakunda. So akagera ku rwego muhura yareba revu hagazeho, yareba ukuntu isi yose ikuzi, agatinya kugira ijambo. Ariko nukuri uzabireba. Amushobora nuko mpfaramwe nuko muboroka abantu mukabahemukira. Hari utinya no kureba stati yawe. Abona ukuntu ukeye usa, ndebera nk'iyi video uri mufata. Urakeye pe. Wambaye neza rwose. Ariko se mbitangira wari uzi ko ari bino bintu. Oya, nta se ntibavugaga se umuntu usaza asaje mu bintu by'abana bidafite umumaro. Sinakora nkabyo. Yego. Ngira umurongo wanjye. Ikindi cya kabiri ati umuntu ufite muri samu ufite za metirize rerere yagiye mu nkiko. Ndabyumva ibyo umbwira ndabibona, ariko nanjye hari ibindi bindimo. Yego. So burya ikikurimo nicyo wowe. Ibyo tuzabiganira ku munsi w'ejo. Ndasaba iminsi 3 ikurikiranye nishaka nzarebwe n'abantu 5. Ariko ndashaka kugira abantu mbwira ibintu bikomeye. Bakumva kugira bumve bareke, kuko twararose turasobanukirwa kuki bitajya mu bikorwa. Ni Imana idakora n'abantu badakora. Si ukubera iki? Ni Satani wagwije imbaraga z'uruti z'Imana yatubwiye. Twaturi kuri izo nzozi cyambere. Ni ukuvuga ngo ikintu urakibonye kiragucitse. Icya kabiri, ako mushomba tutarajya kuri icyo cya kabiri wari ufite, tubonye ko hari ikintu cyiza kikitambika mu mishinga wari ufite wa wundi ukagumaho. Ariko nanone hari umuntu uba ufite ibitekerezo byiza byubaka, nta mafaranga arabona, yamugera mu biganza n'ibyo bibazo ntibihari biyatwara, ariko ya mishinga yose yari afite myiza yakamugiriye akamaro ntayibuke. Ndaza kubikubwira nacyo. Wowe abapfira ngo something wrong financially. Yego se. Ukongera ukabyibuka uti cyagiye disi nari nyafite. No kuvuga ngo we ndaturaza kuhagera naho. Icya kabiri umuntu ndamusubiza, icya kabiri ni ibintu by'imbaraga biz'abadayimoni. Umuryango ugira inyatsi pe. Inyatsi zo mu rwego hejuru. We ntanayabone ntanayakire. Yanakubaka inzu ntiyuzure, yakubaka ishuri ntiryuzure, yacuruza ntibyuzure, mbere akagira umudayimoni wo kuba nta kintu n'ikiwe cyuzura. Yabonye inkweto abura ipantaro, yabona ipantaro akabura ishati, yabona ishati akabura karuvati. Nuvuga ngo yabona ibishyimbo akabura ubugari, yabona ubugari akabura ibishyimbo, yabona umuceri akabura isombe, yabona isombe akabura uburisho, yabona fiyase akabura inkwano, yabona inkwano akabura fiyase. Bihora ari ikinyuranyo cy'imwuzo. Akabona kamera akabura mikoro, akabona mikoro akabura kamera. Mbere ugasanga ibintu bye vraiment ntago bijya byuzura. Ni wa muntu uzarota arimo serumu. Iyi ngiyi ntapfuye, ntakize, ntagiye, ntasiba ku kazi, aratonda, afite n'igikundiro, ariko ikintu cyitwa umusaruro muri we ntagihari. Sinukunyumva ariko. Ndi kukumva ngewe cyane. Yego. Ashobora kumarana provisoire imyaka 10. Yego. Isaza asubiramo. Ni kabiri gusa ariko. Igira imara imyaka 2. Uko ikarinda irangira, noneho yarabuze 150 byo kwiga imodoka. Cyaka nayiga akabura 50 yo kujya gukora ikizami. Hari usindwa inshuro 10. Hari n'ugenda umunsi umwe akayizana. Abantu rwose kuki byo nyine ni barabirota ariko ntibabiha agaciro. Habonye ukuntu yanze utaguje nkayibona ku nshuro ya 4. Ariko ze gukora inshuro rimwe kabiri narose mbona umukecuru ari ku ipoto rya kwikona rya 3. Umuntu nkanjye usanga utwara nkagonga ikona kweri, kumbi nayiruke aho nabonaga umukecuru uhagaze, kumbi karande wacu batwara ibyo byose nabibonye. We 50 ntiyaragiye se nandi yose. Ndasubiriye ndakoze ahandi ati ngaho genda wirwarize ngiye gusohoka muri T-cross mba ngonza kanyuma nikanze umutsi undiye.
ikizamu ntigeze insindwamo ni parking na demarage. Ibindi byose kugira urageze nuvuga ngo uwo mwuka ukagenda uza n'igihe urarota n'ibintu ugasanga ndaragiye kuri provisoire ahise ayibona uwo mwanya ariko yakoze inshuro 10 definitive akabiri cyuya gasara hano uzi no gutwara agatsindwa hari so nuvuga ngo hari n'undi muntu ugenda akayishakisha hafi yo kuruka ku musozi ntayibone. So nukuvuga ngo ni umwuka utuma ibintu byawe bituzura. Abana bagacikiza amashuri ugasanga wacikije amashuri abana barayacikije nta kintu na kimwe kijya cyuzura mu buzima bwawe. Mu gitondo ufite morali saye n'ugasanga uhuye n'ikikubuza morali ntabwo ushobora kugira ibyishimo birara ijoro ryose mu buzima. Sinzi bitarakubaho yenda muri minsi kubera ko wagiye mu ishuri ariko ubundi Jerry ubundi ko ushaka gutanga ubuhamya uyu munsi uze kwicara ku harundi munsi uzicara uduha ubuhamya ikintu wungukiye kuri hano hanze nabone n'isura nzabikora ngiye kuwa gatanu ndabigusabye uzicare hano wabwira uti giye kuko iri ni ishuri wizemo yego cyane. Ngira ngo muri iyi minsi ubu ngubu hari ibintu bitakiri ngombwa nizera ko hari n'abantu basa nkaho banakubuze akantu ngiye kukubwira ukumve iyo wisobanukiwe uba uriwe inshuti zibanye kubera iki kuko ibyerekezo mujyamo bihita bitandukana na interest bagushakagamo ntibaba bakizibonye kuko amayira wayafunze wisobanukiwe. Wabonye hari depense zitakara hari crise ikijyamo agakungu agashungo ibiki udukundi twatundi ngwino hano ngwino uri ku murongo straight ubu nabura ngo warahindutse cyane bati ko wabaye inzobe kugira ngo aricyo wisize ese ko wabyibushye uboneka gake ako niko gakenewe ubundi ako kenshi ushaka nakiki urakoze cyane rero. So rero uwo n'ibintu baza kumenya ni ishuri ryo kwiga so ngo uyu muntu twari tuvuze hano ikintu cya gatatu cya kabiri agira yego hari icyo twita kuba uriho igitugu. Hari ikintu kikupikika kikagupusa biroroshye. Hari icyo twita hariho opposition hari ukuntu ufite dayimoni uri muri opposition ikurusha imbaraga kandi y'ubuzima bwawe y'imibereho yawe y'umuryango wawe rimwe na rimwe bigasunikwa n'abanyembaraga. Yego urishobora kubona ikintu cy'igitugu sinzi ko nakitariko ni igitugu nyene barabyumva bakakubyiga ku buryo bakubyigisha akanwa amagambo bakavuga bene wanyu bagahaguruka nabo wafashije bagahaguruka mbega ku buryo ubahutitira tintorori nk'igapfa nahinga bikuma mbega ukabaho ufite igitugu kikuri ku mugongo cyo ushobora gukora nabi rimwe ukora ibintu nabi kandi utakabikoze nabi. Yego kubera ko ufite icyo kintu kiguhira cy'ubwoba. Ndimo ndavuga iby'uburwayi kugira ngo baraza kubyumva sinzi uri kubyumva sinzi ndabyitangukira hamwe utinya no gukora ikintu atari kinini gikora kirambyarira ibindi. So n'urutugu bagushyiraho rw'ingufu na opposition yawe ariko spiritual no ku buryo ariko bishaka kumenasa bya bintu byawe urubaka gute nta cyangombwa ibyo bikora gute ubizana gute ubundi wacu nta modoka ihaba uzakura essence ibyo bintu byawe ugiye kurongora gute ariko se ubundi arongora ugira inkwano twicare mu nama hanyuma se ubundi bwo ibyo bizana gute nta kazi ugira nta mbega ukabona abantu ndahagarara ku butaka ndahagarara mu kirere sinzi niburi kubyumva bashaka kugendera ku mushinga wose uzanye bawukubita nyine wowe cya gitugu wavugaga ni igitugu cy'ibitekerezo byawo bishaka gukorera muri wowe kumenasa wowe kandi bagashaka ngo bigushyiremo kandi nawe ufite ubwenge bwawe ufite ibyawe ufite n'ibyo wumva bikurimo ufite ibyo wumva bikurimo ariko ntibabishaka ahubwo bashaka ube wowe ariko ibitekerezo n'ibikorwa bibi byabo muri wowe kandi bidashoboka ntabwo byakunda ntabwo washyira ngo binkundire byambyiga urwo rutugu rukaza uti urongora iki uko bishinga iki banza utubwire ufite iki uhagaze herererere banza wige niyo myaka yawe dore uko mbega okase mbyine wabyina mu ivumbi mu mazi gutumura ivumbi wabyina mu ivumbi uteye amazi waseka ngo mbega ugasanga buri yose ndahagarara he ndicara he uwo muntu arotasa nk'urwaye rubaga impande imitsi y'amaguru imurya akabara ko wabona mumva kuyabuze nk'amavunane ukabona sinzi n'icyo mvuze ku cyumva ndabizi ko bavuga ko ndondogora ariko reka ndondogore banyumve
hari umuntu ubura icyo ukora ukabura amashyi no mu midiyo, bigasaba ko ubura umunyembaraga cyangwa uri umunyamahane nkanjye. Iyo bigeze aho ngaho ngiye mfata ikindi, ariko hari undi udafite ubushobozi nturi iwawe, uri mu rugo rw'abandi, yego, ngo yango buretse ngo ibyo bintu byewe bisubitse yenda, ariko akenshi bakagushyiraho igitugu bitewe n'ishyari no gusuzugura imitekerereze yawe no kutumva icyo ushaka, no washyiraho kusenga, ubwo ni bwa bwenge bwawe bw'abasazi buri aho ngaho. Abantu babitesha agaciro, ntibashaka kubyumva, ariko burya abahanga mu by'Imana baravuga ati yagewe Imana yantegetse ibintu byo ngomba kubamo kandi nta kindi nabikoraho. Ikindi nicyo twita financial cyangwa se reka tubyite ngo urose none urwaye, akenshi reka mbyite trouble, harya si ibigeragezo, iki trouble, yego, the financial trouble, nuvuga ngo mu buryo bw'amafaranga bwa finance harimo umuraba, waratewe, hari nk'ibyago, amadeni adashira, nk'ubwo hari igihe ibintu bikugora bikambwira mwe neza, usiko bigora umuntu yafata ideni no kugishyura bikamunanira, yego, kandi kunze kwishyura. Iyo minota ducika turimo turihuta, nubwo byaba biryoshye dufite iminota twihaye, kandi nubwo aramwe ngo singanye nyivuga buri munsi, ntukayivuge yihorere. Paralyzed destiny, ubwo ni ukuvuga ngo aho ushaka kujya haradigadiga, habaye paralize, harakonje, harabaye, ntabwo hagikora. Paralize ni uruhande rudakora, destination ntikora kabisa. Urasunika wapi, ugaca mu gifaransa wapi, ugaca mu cyongereza wapi, ugaca mu makara wapi, ugaca gushaka visa wapi, ikintu cyose ugerageje mu buzima ugasanga ni paralize, kandi bigahora mu uri mu kagare. Kurota uri mu kagare nicyo bivuze. Financial, you are destined. None se umuntu ugendera mu kagare arakora iki? Ntacyo. Reka barahari barangiza bandika muri comment barabikubwira. Ikintu cyose kandi ukabona bagenzi be kirabahiriye. Abandi baragikora. Kwakubwira atari ko nyaboneka karande zikunywa n'imvimo ushaka ukuntu witabara. Harwanditse ngo muvuga neza nk'abakunda. Ngo ariko ikintu kibi nari nzi ko nzabikubaza ejo tuzabonye nzagasubiza ikintu cya mbere, utumva ikintu ntiyumva ikintu. Sibyo? Bamuvuga neza mu bintu byose ni byiza, ikibazo ntabwo kutacyumva ntabwo aratandukanya ko Kristo yaradupfiriye ku bugingo. Amaraso ya Yesu ngo yaje kugira, ntabwo amaraso yose akuraho destination, ntakuraho DNA ya papa wawe. Ari ibyo barokore bose bari mu nsengero ntibarwara diabete, ntibarwara sinusite, ntibarwara indwara zo mu bisekuru, karande. Ari ibyo byose ahari umwuka ha amafaranga narabigusobanurira. Warabimbwiye. Ibyo rero kuba bivuga gutyo giye burigiye uko mbayeho, numva ibitekerezo by'umuntu, yego, nkabyakira. Ariko abazi ukuri bazi iki? Ukuri. Yes. Ntawe gushyiraho force, nta n'ubikubwira, ni wowe ubwawe byimenyera mu itorero ryawe. Urimo uranyumva? Ndakumva rwose. Babyita imbuto ahandi, giye mbita igitambo, ntacyo bimbwiye n'imbuto giye nzabivuga. Hano bamubwira ngo ayanzanire, nayajyane mu itorero rye, ariko ashaka umuntu amusengera akosohora ibyo bintu. Yego. Hari n'undi wantutse uko abishaka ndaseka. Waramubonye ariko abantu kubihorera. Oya, ariko ikinabonye ikiganiro YouTube yarakomanze. Hari n'abatakure bagahita babivugira ibyo bishakira ko ngenda bumva by the way. Nuvuga ngo ikindi hari biba bitagenda, something is wrong financially, spiritually. Fango hari kitagenda neza, kitagenda ariko icyo kintu ni mu mwuka no mu mubiri ko kigendeye kuri karande. Ikindi tugomba kumenya kurota inzozi urwaye, umenye neza yuko nanone witonde mu buzima bwawe haraburamo presence y'Imana. Imana iri kubura mu buzima bwawe, iri ahantu behind, kubera kwiheba, guhangayika, kumva ibyo abantu bavuze no gutinya, mbega ugasa nk'umuntu wumva nawe udafite iyo werekeza ibintu, kuko wabaye iki disturbed, waracanganyikiwe. Mu yandi magambo nabyanditse mvuga ngo ko nabyanditse, check your life of what is no present in the presence of God. Igituma utagaragara imbere y'Imana.
genzura mu buzima bwawe impamvu ituma Imana itaboneka mu buzima muri wowe. Si bundi niki ni isengesho niki wabuze. So rero inzozi nk'izi uri mu kagare, urwaye diare, urwaye ibindi bintu, umeze nabi, urimo serumu, akenshi biri presentinga mu buryo bw'umubiri, icyerekezo, amafaranga no mu mwuka. Kuko ati se niho icyakuye Imana muri njye. Nta kindi gikura Imana mu muntu. Ni icyaha. Guhiga ntuhigure. Yes. Higa bikubujije. Burya ubivugira iki? Burya Imana izikiza amagambo yose yavuye mu kanwa kawe. Noneho aka karimi ni kabi cyane. Yego ku mwami Yesu. Bwana abantu mwemereye inka ntimuzibahe, Imana izazibabaza. Ntawe nayemereye. Ariko mu bukwe njya mbona bazemera. Ziriya zizabakoraho. Bundi ukagira ngo ni ibisanzwe, kumbe ibyanditse. Ijambo ryoroshye. Iby'amatwi yumvise n'iby'amaso yarebye ntibizagucira urubanza ngo ujye wafunga. Ariko icyagusohotse mu kanwa kizakwandagaza. Ko niko kuri. So rero uvuga ngo icyo gihe umuntu arose izo nzozi agomba kwirinda muri ubwo buryo kugira ngo abashe kuba hatuje akorera Imana. Menya ngo niki gituma presence y'Imana itaba muri njyewe. What's wrong in my life? Niki cyabuze Niki kitagenda neza. Ukibaza impamvu ngo ibyaba ngo ni financial trouble. Nuvuga ngo abigezo byo kuzanamo sekuse mu buzima. Nashoboye kubwira hano attention nkavuga nakavuze. Noneho kuba ibintu ufite noneho we nta n'ibyago byaje mu ntoki zawe, ahubwo amafaranga apfiriye kubuyahaye. Ngo genda ungurira inzu, ntakugurira inzu nzima, akakugurira ibicupuri. Shakira imodoka ijya ku muhanda akaguha injamane. Nshakira ikibanza cyiza, ntagura icy'ahantu hazima, akagura ikizaca nk'umuhanda mu kibanza cya leta. Noneho wowe ukaba ubwawe wumva wakoze misiyo Imana yaguhaye n'umugisha, ariko ba bandi bagiye gushyira mu bikorwa ibyo babwiye bakaguhemukira. Hahandi ikibazo kiragaruka kuri wowe rero. Ararwara, arota arwaye, ariko agashaka kumufasha ntamubone, abura umurwaza. Kabona yarwaye ari wenyine, nta muntu afite, ntabisobanukirwa. Urumva wowe ubwo niki ahemukiwe n'abavandimwe be nabo yizeye, kandi yarose bamurebera mu kirahure, yarose abantu bamurungurukira mu madirishya, yarose abantu bamufotora, hakubitoro n'uburwayi. Yarangiza ati mwene da, bakamubeshya n'ukuri reka nze, ati faranga ryarahindutse, musi tuzi ko idolari rivunjwa, tuzi ko amayero avunjwa, ariko wemera ko hari abantu utuma ntibagutumikire. Bibaho. Uzamwishyuza utese? Bangaye bavuze ngo ubakiye amazu muri Kigali ntayo yubatse, baza bagasanga nta nzira, kandi ntawe uri murega kuko nta trace n'imwe igaragaza, kuko nta contract mwagiranye. Urumva uwo muntu we yakoze n'umugisha yanawuhawe, ariko bene wabo n'inshuti yizeye zikamuhemukira. Aricyo twise ngo bakunde bose, ariko ugire n'umwe wizeye. Urakoze Imana igomba mu izina rya Yesu. Murakoze cyane namwe.